ubashe kugera ku iterambere biragusaba gushyira isoko. Kuri icyo ushaka kuvuga gushyira isoko. Nshuti zanjye, niba iryo jambo nkunze kurivuga buri gihe haba kuri radiyo haba kuri televiziyo mu Rwanda, niba nta kintu washyize ku isoko biragoye kuzatera imbere, biragoye ko hari icyo uzabikora. Nta kintu washyize ku isoko. So gushyira ku isoko rero ni iki? Ushobora gushyira ku isoko igicuruzwa gifatika. Urabona umuntu wakoze agapfukamunwa buriya yashyize ku isoko. Hano hari akantu hano bambaza agapfukamunwa, uwashyizeho buriya yashyize ku isoko. Uko yashyizeho wamuhijana wamuhadesa ari muhari yose buriya yashyize ku isoko arinjije, sibyo? Uwakoze ibi yashyize ku isoko, uwakoze telefone yashyize ku isoko, uwakoze umwenda wambara yashyize ku isoko. Buri kimwe cyose babyita gushyira ku isoko. Mutekereje rero murareba muti ariko ubundi twashyize iki ku isoko? Niba ntacyo washyizeho ntacyo uzakuraho. Iki kigo rero